turongera gushimira Imana yuko tubonye umwanya wo kuba hamwe muri uyu mugoroba tuganira namwe abatwumva ijambo ry'Imana. Ni ku rubuga rwa Pastor Ezra Mpyisi hamwe na Patience Uwiringiyimana. Reka tubanze dushimira Imana yatubanye muri iyi minsi duherereje inyuma yacu. Nyagasani Imana gihanga cyahanze byose kandi ukaba wari wowe ubibeshejeho. Turagushimye kongeye kutubashisha kuba hamwe muri uyu munsi. Ijambo ryawe tugiye gukomeza twiga intambwe 10 zitubwira uko umuntu agera mu nama y'agakiza. Inama y'agakiza twize igice cyazo ubushize, none turashaka kuzisoza. Tuzisoze utubereye umuyobozi, tubyambarije mu izina rya Yesu, amen. Ko bagiye batwumva ubushize twize intambwe 10. Izi ntambwe 10 rero kutazimenya ni amakuba z'uburyo Imana ari idusanga, si twe tuyisanga, ikatunyuza mu ntambwe 10 ikatugeza mu ntambwe ya 7 itugezaho natwe tugira icyo dukora. Idukorera byose, ikatugeza ku ntambwe ya 7 itubashisha kugira icyo dukora. Ari byo bihamya ko ndi umuntu ntari itungo. Itungo ntabwo ryagezwaho, ntiryigishwa. Tukageraho tugira icyo twimarira, ariko tuhagejejwe n'umuremyi wacu, Imana yacu. Twasanze ku intambwe ya mbere Imana niyo imanuka ikagusanga, si wowe uzamuka ngo uyisange. Ntabwo imanuka ngo nawe uzamuke, reka da, iramanuka ikagusanga aho uri. Havuga yuko uri intumbi nubwo wibwira kuri muzima. Ikibanza gukora cya mbere irakuzura, nkuko tubisoma mu Efeso igice cya 2, ku buntu bwayo. Ngo namwe Imana yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu. Urumva kuba intumbuku nguko si ukubitwa, si ukuribwa n'inyamaswa, si ukunigwa, si ukuraswa, si uguterwa icumu, si ukuva mu mwuka. Ni intumbi nzima. Ukaba uri muzima mu gukora ibibi, uri intumbi mu gukora ibyiza. Yuko ntacyo ubasha kwimarira aho ngaho utabasha kuyikura. Imana rero ikintu ikora irakuzura, ikagenderera ibitekerezo byawe byabaswe na kamere mbi wavukanye ukomora ku babyeyi bawe, kuri Adamu no ku babyeyi bawe. Byakugize imbata yo gukora ibibi gusa. Ikakuzura ugakanguka, ikakubwira iti ibi ngibi urimo si byo, warayobye, none wankundira nkakuyobora mu nzira nziza y'ukuri. Ibyo ngibyo ibikubwira imaze kukuzura, ntikorana n'intumbi, si iy'abazimu n'iy'abazimu. Kuko wamaze kuzuka, ubwo ngubwo umwe arayemerera undi akayangira. Aho ngaho si ukumenya kugira icyo ukora, ni ukwemera uti ngirente
kubimbwiye nkora iki? cyangwa undi ati ndanze ibyo ndimo ntacyo bintwaye ndabishimye nibyo. Imana ntijya impaka ikakwihorera ikigendera igahora igaruka, ariko ntikoresha igitugu, ntikoresha imbaraga. Oya, kuko igihe yaremaga umuntu yamuhaye umudendezo, yamuhumekeyemo ububasha bwo kumenya, gutekereza, guhitamo mu mudendezo utavogerwa. Irakubwira ntigutegeka. Noneho uti uwemeye ati ngirente. Intambwe ya kabiri iti nkurikira. Pastor, utari wagera ku ntambwe ya kabiri, hari umuntu wabajije ikibazo kuri iyo ntambwe ya mbere, avuga ngo ubwirwa n'iki ko Imana ishaka kukuzura kugira ngo uyemerere cyangwa uyangire? Ubibwirwa n'iki ko ishaka kukuzura? Ni nk'uko wabaga ukora ibintu bibi, nkaza nkakubwira nti ibi ngiye gukora sibyo, bizagukoraho, sigaho. Ubimenye ute? Kuko mbikubwiye kandi uri umuntu utari ihene. Ihene se urayibwira? Nicyo mbabwira abantu bakigira nk'ihene. Umuntu ni umuntu, yaremanywe ububasha bwo kubwirwa, akumva, agatekereza, akamenya, akanga cyangwa akemera. Nese Imana ko itavuga kuri ubu ngubu ngo itubwire, aribaza ni gute se? Ni mu nzoza bibona? Ni umukozi w'Imana uza akamubwira ngo hinduka? Ni gute umenya ko Imana ishaka? Ntabwo wateze kuzabona Imana ikubwira uyireba nk'uko nkureba. Wirebye wapfa. Ikorana n'ikiri mu bwonko, cya kintu yagushyizemo cyo kubwirwa, ukamenya, ugatekereza, ugahitamo. Nubwo ni ibitekerezo byawe ikorana nabyo, ikorana n'ikitagaragara si ikigaragara. Abantu baro bagashaka ko, nibwo usanga babeshya ngo Imana yarayimbwiye, ntibabisobanure. Yamubwiye mu bitekerezo, si mu bigaragara. Ngo nabonye Imana yambaye imyenda yera. Reka da! Imana ntiyambara imyenda. Ikorana n'ibitekerezo n'ubwonko. Noneho rero ikagushyiramo icyo gitekerezo, ugatekereza kwiba. Ese kuko umunsi bamfashe kuko nzakorwa n'isoni imbere y'abantu. Ugatangira gutekereza. Arakubwiye, ni wowe ushaka uburyo bwo gusigaho, kuko uri umuntu. Ngicyo rero ikintu kizashyira umuntu mu rubanza, ni kuko yaremwe mu buryo bwo kumenya no gutekereza no guhitamo. Ngicyo ngubwo ubumuntu. Ubu baravuga ngo umunyarwanda ni iki? Ni icyo. Ni umunyarwanda uzi gutandukanya inkotanyi n'interahamwe, akamenya icyo bamwe bakora n'abandi icyo bakora. Inka se yabimenya? Ntabwo yabimenya. Reka da! Ngiki gisubizo cyabyo. Ndumva rwose aho arashubijwe uko byagenda kose. Hanyuma intambwe ya kabiri niyo mwari mugezeho, iti nkurikira. Ihene ntabwo wayibwira ngo nkurikira, kereka kwizirika ikiziriko mu ijosi ukayikurura. Iti nkurikira. Wabajije ikibazo, nkurikira njye kuguha igisubizo. Noneho rero kuko uri umuntu nyine ufite ubwenge, ukamukurikira kugira ngo ubone igisubizo cy'ikibazo cyawe cyangirente. Ukamukurikira. Iyo ni intambwe ya kabiri. Nkurikira. Iya kabiri ngirente. Iya gatatu nkurikira. Iya kane akakujyana muri Bibiliya. Nta kujyana mu Badiventisti, nta kujyana mu Bagatulika. Abandi niho bakujyana. Niba utahasanze Bibiliya yakuyobeje. Niba kujyanye mu idini itigisha nk'uko Bibiliya ivuga, urayobye.
ye nakujyane muri iyo dini runaka, ariko iyo uhageze Mwuka Wera niwe ukubera umwigisha muri Bibiliya, abantu bakabona gukurikiraho. Kandi uwo mwigisha ukwigisha nawe urebe ko akwigisha ikivuye muri Bibiliya kitavuye mu idini ye, kitavuye mu byo yibwira nawe ubwe, nawe akubwira ibyo yabwiwe na Bibiliya, agusomera isomo ati dore, akwerekera kwigisha nawe kwisomera, ati ahangaha aguharera amasomo, noneho aguha igisubizo ku kibazo cyawe. Intambwe ya kane, iyo rero ni nkurikira intambwe ya gatatu. Ya kane, ukajya muri Bibiliya ukayimaramo igihe kirekire wiga. Urugero, Zaburi 119 umurongo wa 11 haravuga hati, nabikiye ijambo ryawe mu bwonko bwanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nabikiye ijambo ryawe mu bwonko bwanjye kugira ngo rindinde kugucumuraho. Noneho rero ukabaza, ari uwo kwigisha ari Bibiliya, uti ibyo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bya bindi usomye aho ngaho bikubwiriza ibyo ukora ubyakire mu bwonko bwawe. Umunyeshuri igihe mwarimu yigisha, ibyo yigisha atega amatwi akumva, ubwonko bukabyakira. Iyo agiye gukora ikizami ntabwo abumbura igitabo, ahubwo yandukurira ku rupapuro ibyo yijujemo, ibyo yakiriye mu bwonko bwe. Nguko kubika ijambo ry'Imana mu bwonko bwawe ni ubumenyi wagize bw'iryo jambo. Ubwo bumenyi ubwakira mu bwonko bwawe, buba ubutunzi bwawe umuntu atakwaka. Umuntu akwaka icyo ufite mu ntoki zawe, akwambura umwambaro wambaye, ariko icyagiye mu bwonko bwawe tibishoboka ko yagikuramo. Nabikiye ijambo ryawe kugira ngo iteka rihore rinyobora. Ijambo ryawe, Zaburi 119 umurongo wa 105, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ntabwo ari itara nk'iry'ibutara cyangwa ry'imodoka, ni ijambo riyobora ibitekerezo byanjye, aho njya n'icyo nkora nkajyaho mbwirijwe naryo. Nanyuraga hanjya gusambana, iyo nzira nkayizinukwa, nkanyura inzira inganisha mu gitabo cy'Imana. Ni itabaza. Nanone Zaburi 119 umurongo wa 7 hati, maze kumenya ndahaguruka ndakora. Maze kwiga, maze kumenya. Urahaguruka iyo umaze kwiga, umaze kumenya, umaze kubona icyete, ukajya gusaba umurimo bakaguha amafaranga ukagura akamodoka. Kubera ko umaze kwiga. Kuko umaze kwiga. Ngiyo Bibiliya mbabwira, ntabwo ari amagambo y'idini, ntabwo ari amagambo yanjye. Maze kumenya ndahaguruka ndakora. Maze kumenya nsigaho, ndeka kwiba, ndeka kubeshya, ndeka kurya ruswa. Ubu leta ifite ibibazo mu byo kurya ruswa. Insinzi leta mbabwire mbayoboye muri Bibiliya, nimwigisha abantu Bibiliya, naho ubundi guhora mubahana mubafunga muzabamaraho. Maze kwiga, maze kuryakira mu bwonko, nsigara nyoborwa naryo. Pawulo ati, sijye ni Kristo uriho muri jye, sijye.
ndetse Sawuli arahinduka, n'izina rye yitwaga Sawuli arahinduka yitwa Pawulo. Abamurebye bati bitatu ntabwo sinyitwa Sawuli kandi singikora ibya Sawuli, ndi Pawulo ukora itorero narenganyaga, ubu nanjye ndaritabara, nanjye ndarenganywa nk'uko narenganyaga abantu. Iyo rero iyo ntambwe ya gatanu ni intambwe y'ingenzi cyane. Ya gatanu mu ijambo ry'Imana. Ya kane ukaritindamo ukamara igihe wiga, ariko kujya imbere y'abantu pasitori agahaguruka akavuga mina haleluya, nta kwigisha, nta gusobanura nk'uko mbasobanurira, nta guha abantu umwanya ngo babaze. Ubu muzajya mugira igihe cyo kubaza, ababaza ibibazo ababinyoherereza noneho bibazwe mwumve. Nk'ubu icyo utumvise ukacyandika, ubutaha ukaba waramaze kukiduha tukakikubariza, maze rero ukumva uko gisobanura. Iyo ni intambwe ya kane, kujya muri Bibiliya. Ijambo ryawe niryo rinyobora. Reka mwumve mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17. Makumyabiri na kabiri umurongo wa 17. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Uwo mwuka n'umugeni ni Mwuka Wera, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ahangaha wazuwe, warabutswe, ukasigara ufite inyota, ukaba nk'inka yarinze irahaguruka ikajya kwishakira imfizi. Ibyo mwari mubizi, mwaragiye inka se murabizi. Irahaguruka ikajya kwishakira imfizi. Agakobwa iyo kamaze kuba inkumi nako gakeneye umugabo, iwabo batangira kukarambagiriza, nako kakirambagiriza. Agahungu nako kakirambagiriza. Ukagira inzara n'inyota, wumva ibunaka ngo hari uvuga Bibiliya, ugafata imodoka, ugafata indege ukajyayo. Kandi icyo kintu wagira inzara, burya ngo ntihabyoha ibyo kurya, haryoha inzara. Iyo wamaze kugira inzara, Mwuka Wera akagutera kugira inzara n'inyota bya Bibiliya, n'abandi arayibumbura agasinzira. Arayibumbura bati muri televiziyo haje iki kintu n'iki, Bibiliya ukayijugunya hasi ukigira muri televiziyo. Ukayibumbura, igihe uyibumbuye ukumva umushyitsi arakomanza yo gatsindwa. Njya mbigira n'uyu muntu y'umutindi aje kushwenda iki kwa ndogoye. Kandi ubwo aje kumbwira ngo inka zamwoneye, aje kumbwira ngo umwana we yatutse uwanjye, uwanjye yatutse uwe. Narindi mu ijambo ritanga ubugingo. Nk'ubu hariho nk'umuntu umaze nk'imyaka nk'itatu afite Bibiliya mu nzu, akatari yayisoma na rimwe, akayikora akayihunguraho umukungu, yaratonze umukungu iri ku meza we cyangwa mu kabati, ku isabato akayihungura, hakaba niyava ku isabato atayibumbuye. Ubu rero bayishyize muri telefone, ukabumbura ushaka Bibiliya, ukabona uguye ku mugabo n'umugore basambana.
atansiyo na bibiliya mwashyize muri telefone ifite ibibazo. Byose ni imvange, byose biri. Ijambo ry'Imana riri muri bibiliya, gukora amahano biri muri bibiliya. njya kuri telefone sinzi ibyayo, hakabiyongera nkabona nguye ku bintu ye baba we. Ubundi ukagwa ku ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, Satani iki kintu mwita amajyambere kirimo ibibazo. Telefone ni nziza ariko iteye ibibazo, iteye ibibazo. Ni ukuri, ni imvange. Cyakora byo ni ikibazo. Ni ukuri rwose pe. Satani ashobora kugufatiramo hariya wari ugiye gushaka bibiliya. Pe wari ugiye gushaka ijambo ry'Imana. Ni ukuri rwose pe. Ni nko kujya mu rusengero ujya gusenga ugahura n'ikigore kihabara cyangwa igikobwa kihabara cyaraye ubusa gishaka amafaranga. Kigatangira kugutereta kandi wari ugiye mu rusengero gusenga. Ukabuhinduye ibitekerezo. Ibitekerezo bikaba biranduye. Murabyumva ukuntu turi mu isi ya Satani, kandi ibyo ntabwo wabihunga, ni ngombwa bigombe kubaho. Iyo ni intambwe rero ya kane twabonye, ukujya mu ijambo ry'Imana. Intambwe ya gatanu rero twagezeho ni ukumenya, ukiga ukamenya. Ntabwo itungo rigira icyo rimenya, ukamenya. Muri Yohana 8:31-32 haravuga ati muzamenya. Abwira abayuda bamwemeye ati, Yohana 8:31-32, abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma muri iri jambo. Urarigumamo se? Televiziyo igukundire, telefone ihamagara buri kanya igukundire, abashyitsi bakugenderera bagukundire, induru iravuze ngo kwa kanaka barabibye bigukundire, waraye ubusa urajya guhaha bigukundire. Ngibyo bizira biza bikatubuza kujya mu ijambo ry'Imana. Ibizira. Abantu bagiye gusenga Imana bakirirwa barwana n'amafaranga yo kubaka urusengero rw'Imana. Bakirirwa bashaka icyacumi cyarabuze, bakaba muri ibyo. Ikibwizwa nacyo kikaba uburyo bwo kubona urufaranga. Ariko ruba rukenewe. Agafaranga kaba gakenewe. Singibyo sawa biruhirije, kaba gikenewe nacyo. Gikorwe ku minsi y'imibyizi. Ibyo bindi bikorwe mu minsi y'imibyizi. Pastor umwe yarambwiye ati, none se pastor uzabikora mu minsi y'imibyizi ko kwesa batari uba wabonye abantu mu mibyizi uzababona hehe? Urumva ikibazo si koko se? Noneho rukavogera iby'Imana. Ntako n'ibyago n'ingorane. Ubwo rero ukaba ukwiriye kugeraho uhitamo gukora nk'uko Imana yakuze. Ntabwo yiriwe irema kuwa karindwi ntiyiriwe irema, yiriwe iganira na Adamu na Eva, ibibwiriye ariyo inababwira imibereho bakwiriye kugira muri iyi si. Gusa ijambo ry'Imana ni umwanya waryo gusa. Shobuja yakubwiye ati, ndagusaba ngo uzanyitaba uwo mwanya n'uwanjye iyi saha iyi niyo uzaba uhari. Kandi ubwo yajyaga kukugabira, ukagira utya mu nzira ugasanga baratera umupira, kandi umupira uraryoshye cyane, ugahagarara ukareba umupira. Wagerayo shobuja ati, wakererewe, haje undi, inka nayihaye undi. Ngo kuko duhomba ijuru.
wakererewe sha, wakunze agapira. None se abajya kureba umupira se bagira ubararika ko bizana kandi bagatanga amafaranga, ariko kujya muri Bibiliya nta mafaranga ubazwa, ariko ntubona umwanya wayo. hari ahantu mwari muvuze ku bintu bijyanye n'amaturo mu rusengero, bavuga yuko amaturo ari tuba duturira Imana, tuba turi kuyaha Imana. Ibyo bivuga hirya Imana se rakennye, aya maturo ko arayo kubaka urusengero musengeramo Imana irubamo. Ayo maturo mushaka ko arayo guhemba pasitoro, kandi pasitoro uwo ni umunyabyaha yaciye ibintu. Ayo maturo mvuga nayo ngo ryari iryawe none ribaye iry'Imana. Imana ni irya pasitoro, n'abagomba kugira ibimutunga, nta kundi twabigenza. Agomba kugira icyo yambara uko akorera Imana, ariko ntukavuge ngo ribaye iry'Imana. uraze kudatura n'icyaha. Umva, nudatura uzaba wibye, none se kuburira umukozi wawe kuyikorera, ariko uyateranye ku bibyizi, kuko ni iry'umuntu si iry'Imana. Icy'Imana ni wowe ishaka, ni umunsi wayo yarawikubitiye tukayitera. Ni ukuri intambwe ya gatanu, kumenya, niyo twavugaga, ukajya muri Bibiliya ukamenya icyo utaruzi, ukamenya. Umurongo wa 32 wa Yohana 8 hati, muzamenya ukuri, ukuri umenya ni umukiza wawe Yesu Kristo. Ukuri ni Yesu, ati nigenzura n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kuri Data ntamujyanye. Yohana 14. Nigenzura n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kuri Data ntamujyanye. Inzira kuyuzamo niyo ngiyo, nta yindi. Si mu mashengesho, si mu kwiyiriza ubusa, si mu gutanga amaturo, oya. Izi ntambwe 10 nizo unyuzwamo, ukamenya icyo taruzi. Reka mbabwire ni ukuri, nta munezero nko kumenya icyo taruzi. Bibiliya wari uyisazanye, ukagira icyo umenya kiri muri Bibiliya utaruzi. Uzi ukuntu binezeza rwose, wibwiraga ngo urakizi utakizi. Kumenya, none se ndibuka menye gusoma ngitangira kujya mu ishuri, nari mfite agatabo kitwa Ababanza nkakaragira n'inka, nicaye ku gasindu ndagiye inka ndagasoma. Najyaga menya gusoma amagambo, ariko nkaberwa kuyateranya ngo abyari ikintu. Ngiye kubona mbona nerande mama mama Umva bw'ijambo. Data ya ndaguruka ndigere nyine, ndagiye inka ndaseka ndishima, kuko ngize icyo menya. Kumenya kwandika, uzi ukuntu wishima. Kumenya kuvuga Icyongereza ukavuga Igifaransa, uzi ukuntu wishima, abawe bikabatera ishema. Ariko ukamenya Yesu Kristo wari we, umukiza wawe, ugukiza uko wabaye. Ati ninde wankiza uko nabaye? Akagukiza uko wavutse, akagukiza kamere mbi. Kumenya. Intambwe ya 6 ni ya 5. Intambwe ya 6 ni ugusobanukirwa. Ubasha kumenya ikintu ariko udasobanukiwe nacyo. Kera iyo umuntu yagutumishaga ururimi kwandika kutari kwaza ngo uhabwe urwandiko, yarakubwiraga, yageze hagati atari kurumvise,
uti ndabyumvise, utaba wumvise neza ugasiganuza, kuko wabyandikaga mu bwonko, ntibyari ku rupapuro ngo uzasome wibuke. Urupapuro rwari ubwonko bwawe. Nimwumve Imana ukuntu igira neza. Ikaramu ni ururimi, urupapuro ni ubwonko. Niko twabigenzaga kera. Urumvise, urasobanukiwe, nawe ugakoresha ururimi rwawe ukandika mu bwonko bwe, ukabisubiramo, ati nuko urabyumvise, cyangwa ati oya ibi ngibi siko nabikubwiye, ukabisubiramo akabyumva, akabona kujyana ubutumwa. Gusobanukirwa, to understand. Ubasha kumenya Bibiliya ariko udasobanukiwe n'iki iryo jambo rivuga, kuko Bibiliya nayo yagize ibibazo. Ugasobanukirwa. Intambwe ya 6. Muri Yohana 10:17, muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Muri Yohana 10:17 havuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yohana 10:17, ubereshe ukuri. Ntabwo twezwa n'amashengesho, ntitwezwa no kwiyiriza ubusa, ntitwezwa no gufasha abakene, ntitwezwa no gutanga, twezwa n'ijambo ry'Imana. Yohana 10:17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Waso likakujya mu bwonko. Intambwe ya 7 yitwa kwizera. Kwizera rero abantu bararikoresha ariko ntibazi kwizera ni iki. Kwizera ni iki? Biravuga ngo iyi ntambwe ni ingorabahizi. Benshi bakoresha ijambo kwizera batazi icyo bavuga. Kwizera ni ugufata bya bindi wize byose ukabibuganiza mu bwonko bwawe, ukabyakira mu bwonko bwawe. Kubuganiza ni uko bafata amata ari mu nkongoro ntoya bakayabuganiza mu gacuba, bakayabuganiza mu gisabo se, bagacunda bakavuramo amavuta. Kubuganiza, kwakira, n'ugusukamo amawe. Ubwonko bwawe bukaba bufite inzara n'inyota, bukagotomera Bibiliya. N'abandi ubwonko buramukorwa. Abandi ijambo ry'Imana rijya kujya mu bwonko bakamukorwa bagacira. Kuki bamukorwa? Babuze ubushake. Ubushake buba bwabuze. Ikintu cya mbere ni ukugira inzara, nta nzara n'inyota bari bafite. Ntabwo haryoha ibinyobwa, ntabwo haryoha inyota, haryoha ibinyobwa. Oya, haryoha inyota. Ntabwo haryoha ibyo kurya, haryoha inzara n'umuravumbura burya sha. Kandi ntukubire, kuko wagize inzara n'inyota. Iyo rero ubwonko bwawe bwagize inzara n'inyota kubw'ijambo ry'Imana, nukore rwose. Iyo ugize amahirwe ukabona urizi, buragotomera. Uzi ko gotomera akavuguto kabonye ukavuruga rwose pe, cyangwa akagage gahiye. Ariko iyo udafite inzara n'inyota, akagage kose, ikivuguto cyose birakubihira. Iyo nta nzara n'inyota wagize,
ukamukorwa. Mwuka wera niwo ugutera kugira inzara n'inyota. Umubwiriza yabwiriza ntukebakebe. Twatashye ubukwe maze haza umugabo uzi kuvuga amazina y'inka, mama we akavuga ariko abandi ntibumve ibyo avuga. Ubwo bari bamaze kudufungurira, turiho dufungura, maze ndeka gufungura ntega amatwi kuko nabyumvaga birandyohera. Nyebutse hirya ku meza imbere yanjye hirya nsanga bose si ukurya birashya. Kuko ibyo uvuga amazina y'inka ntibabyumvaga. Arinda arangiza batumvise icyo avuze. Kandi wowe warabyumvaga ukumva biraryohera kuruta ibyo kurya. Ibyo kurya mbeshyize iruhande ni ukuri. Nguko rero ku ijambo ry'Imana bamwe ribabihira, abandi rikabaryohera. Mwuka wera niwe ugutera kugira iyo nzara n'inyota, ukabibuganiza mu bwonko bwawe. Ibyo nibyo byitwa kwizera. Ibyo nibyo byitwa iyo bigeze mu bwonko bwawe, ubundi ntubukiri wawe ubundi pe. Bya bindi wakundaga byose urabizinukwa ubundi, ugakora ibintu abantu uriya ni kana katuzi, ibi bintu akora ni ibiki, yabaye ate? Ni ukuri abatarakira ijambo ry'Imana mu bwonko bwabo bari bakwiriye gutangara. Aba bari kumwe babona babaye abandi bakora ibintu mu buryo mwajyanaga ku cyumweru kujya gusenga, uti ijambo ry'Imana ntirivuga. Icyumweru cyashyizweho n'abantu. Ngiye ku munsi wa 7 wa Bibiliya, batari ko wasaze. Ubuze ko wakoreraga amafaranga. Ejo bundi hari umuhungu wambwiye ati umugore wanjye arakora mu Amerika, yarakujijwe ubu ahembwa 1.5 miliyoni. Urumva sha kwembwa amafaranga menshi. 1.5 miliyoni uti gutubaye murabeho nimuyagumane. Ngiye kwa Yesu. Ubwo ntiharimo nko kuyoba, umuntu ashobora kuyoba agata imibereho akajya mu bintu bituma iyo bigishijwe n'abantu babiyoba, uyoba ukabura byose. Ukabura amafaranga, ukabura n'Imana. Ariko iyo wigishijwe na Mwuka wera nawe uyoba, ntayobya arakuyobora. Bati kanaka yarasaze, yataye 1.5 miliyoni. Ngo agiye gukomeza umunsi wa 7 w'Imana. Imana iri hehe? Uwo munsi uzazawurya uwo mutindi. Nsanze umuremyi wanjye wandemye, nsanze 1.5 miliyoni birashira. None se 1.5 miliyoni ko mpembwa 15,000 mfutse umunwa, nuhembwa 1.5 miliyoni n'abapfutse umunwa. Ko twareshye mwipfuka munwa ko twese dupfutse umunwa. Mama we, nasanze utanga ikirenze gupfuka umunwa ni Yesu Kristo. Ngo andutira byose, andutira byose. Nguko rero kugira inzara n'inyota, ukageza ubwo bibuganiza mu bwonko bwawe, ukabundi bati kanaka ntakiri wa wundi. Umugabo agatangara ati umugore wanjye akora byanshobeye. Ndamureba nkamucira mu maso, akamwenyurira. Kandi ubundi ntamumwenyuriraga, akaba ari unshira mu maso. Ati umugore wanjye simbizi, hari bamuroze.
ati inshuti yanjye twajyaga tujyana gukora amahano none yadusezeyeho ngo urevwari ugiye ati ngiye muri bibiliya. Bibiliya iraguha akayoga ko gusoma, Bibiliya iraguha akafanta, Bibiliya iraguha urumva ukabundi uko kwizera. Ako buriya pastor ntihari ukuntu kwizera gushobora kuba kwinshi kukagera ku rwego rwo hejuru kukaba kwagukoresha ibidakwiriye ugasanga utaye nk'akazi uvuga ngo Imana iragutunga utajya gukora inzara ikagwa. Hari benshi babigira akabura byose ntagere ku Mana kandi yataye ibyari bimutunze, inzara ikamwica akiba akagwa mu nyururu. Baramubeshye yaribeshye. Nicyo gituma kujya muri bibiri ukwiye kwitindamo ukamenya ukanasobanukirwa. Byumve irema umuntu yamushyizemo kumenya gutekereza ukabona gufata icyemezo. Hari abandi bashyuha busafuriya, hari abandi bashyuha busafuriya akumva ariko nurababona mu giterane mu biterane by'ubu ngubu Pastor ahagara imbere bakavuga bagatera ikidore nko mu mupira, induru bagahaguruka induru zikavuga bameze nk'abari gufana nk'abafana umupira. Nukuri ni ugushyuha busafuriya busafuriya inkono y'imbumba no ndishyuha busafuriya. No, hari abashyuha busafuriya bakicuza icyo bakoze, ariko ngo ugire igihe gihagije cyo kwiga Bibiliya umenye utekereze. Ntushyuhe busafuriya, icyo umenye ugitekerezeho ubone gufata icyemezo, ubone guhitamo. Intambwe ya 7 ukabundi ugahitamo icyo wamenye, ugahitamo icyo watekereje, ukagira ahantu uhagaze ntujarajare. Mpagaze ahangaha ku rutare Yesu Kirisito namumenye. Abanyarwanda bajyaga babyina basingiza umwami wabo batuka abazungu bati mwambwa mwe tubarusha umwami mwambwa mwe zambaye ubusa zifite imiraru nk'iy'indogobe. Uwambaye ipataro bavugaga umuraru we ni mw'indogobe. Umuraru ni umuki? Umuraru ni inka hagati y'amaguru yombi. Umuraru umuraru bati tubarusha umwami wambaye gasonzo ry'irigabe wambaye ikamba mwabatindi mwe bameze bafite umuraru nk'uw'indogobe. Kubera ko barebaga amaguru yabo bakareba hagati y'amaguru yabo bambaye ipantaro. Tubarusha umwami nawe uti mbarusha Yesu Kirisito. Mufite byose, mfite Yesu. Ariko hakaba baririmba ngo bafite Yesu bafite Satani, kuko ntibize ntibatekereje bahisemo busafuriya. Urumva ugatinda ugatekereza iby'Imana birigwa bikamenywa ugatekereza ukabona gufata icyemezo. Ndi intambwe ya 7 kandi iryo jambo rikaba riri mu bwonko bwawe. Ricyo kiri warikuye muri Bibiliya, warisohoye muri Bibiliya urishyira mu bwonko bwawe. Ntirikiri muri Bibiliya, warishyize ryabaye ubutunzi bwawe. Muzabona ibibazo byinshi ubutaha muri izi ntambwe 10. Ngiye intambwe ya 7. Intambwe ya 8 mbabwiye ko iyo ijambo ry'Imana rimaze kukugeramo mu ntambwe ya 7 ubundi nibyo byitwa kuvuka gushya. Yesu yabwiye Nikodemu ati Nikodemu ati ndakubwira ukuri n'ukuri. Yesu avuga atyo, nutabyarwa ubwa kabiri ntuzapfa ubonye ubwami bw'Imana.
ijambo ry'Imana iyo rikugezemo ubundi ukavuka ubwa kabiri. Ibyo wakora gukoreshwa na kamere mbi bavukanwa wavukanye ukabisezeraho burundu, kugeza ubwo n'abantu bavuga bati kanaka yabaye undi koko, kanaka yabaye undi koko. Ni ukuri bagahitamo ibintu ugahitamo Yesu. Ni ukuri rwose pe. ubu rero hari abantu bavuka ubwa kabiri muri iki gihe kubera ko bagiye gushyingirwa. Umukobwa ati nutabatizwa iwacu ntabwo tuzabana. nawe arashaka umugabo ntashaka Yesu, akabatizwa. Reka nkubwire, najyaga mbibona nyobora itorero rikomeye cyane Nairobi. Agahungu kabona umukobwa mwiza uri mu itorero, ntikari bubone katabatijwe, kakaza mu itorero pastor akabwiriza, atarangiza kubwiriza kakaba kahagurutse kati ndihari. Kakihana, kakamenya ko itorero rikunda udufaranga, akazana icyacumi ibihumbi n'ibihumbi. Uwo bakamubatiza nyuma y'icyumweru kimwe. Bati yihanye, dore n'ikimenyetso bintu yatanze. Akaba ari wowe wa mbere kugera mu rusengero, ariko ariruka inyuma y'agakobwa. Abantu bati agakobwa karahiriwe karongowe n'umumarayika. Bobo umuhungu yamara kukarongora ati niwe nashakaga, ntuzasubire mu rusengero. Ngategereza ko bazagaruka ku isabato, reka da, kandi nijye wabashingiye. Yaje yishakiraga. Hari abantu basanga Imana batyo. Ni ukuri rwose pe, birababaje cyane, birababaje cyane, birababaje. Ni ukuri. Umukobwa gaturika karira, kuki wambeshye? Nagira ngo nkubone, none nakubonye. Ubu se uragenda mu modoka, icyo ushaka niki? Uzahe ko nakurongoye se ko nishe izina ryawe, hari uzagusumbakaza ko wabaye umusumbakazi. Ibi nkabwira abakobwa ngo bitondere ubwo buhungu buza buvuga ngo aragukunda, naho niwe wikunze. Iby'Imana rero pasiyansi nkubwire, nicyo gituma dukwiriye kwitonda abapasitoro, ukabwira abantu ukuri, ntubabeshye, ntubindyarya, ntubabwire ibibanezeza gusa, ubabwire ukuri kwa Bibiliya. Ahitemo azi icyo ahisemo, kandi bitwara umwanya, si hutihuti. Ngo imbwa yagize hutihuti byari bitabona, niko tubatiza impumyi zitabona. Intambwe ya karindwi ni intambwe y'ingenzi cyane, utatuzumva ibibazo. Intambwe ya munani rero, mwumve intambwe ya munani. Wamaze kubundi ntukiri wa wundi, wamaze kuvuka ubwa kabiri. Urundi byarangiye, uruwa Yesu, ntukiri wa Satani, kandi uriwe mu bwonko bwawe. Umve ko bikomeye, si inyuma. Intambwe ya munani, wakiriye iyi ntambwe ya karindwi yo kwizera, abavutse bwa kabiri. Nguko kuvuka bwa kabiri Yesu yabwiraga Nikodemo. Ubaye undi, ntukiri wa wundi wabyawe na Adamu wa kamere mbi, ubyawe na Yesu Kristo, ubyawe n'ijambo ry'Imana. Ngo ababyarishije ijambo ry'Imana, iyo rigeze mu bwonko bwawe urahinduka, ukavuka bushya, ukaba umuntu mushya. Urwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10 haratubwira uburyo uwavutse ubwa kabiri ntakora icyaha.
ibyaha ugatandukana nabyo. Abana b'Imana ni abatagikora icyaha. Ukora icyaha ni uwa Satani. None rero abanyamadini ntimundenganye, simbaciraho iteka, ndababwira ukuri kwa Bibiliya. Ni iyihe dini irimo abadakora icyaha ngo yigemo? Wayibona he? Nababwiye amadini nzayababwira nanone nayo yose. Hari idini y'abapagani batemera Yesu, hari idini y'abayuda bakomeza isabato, bafite amategeko 10 ariko nibo ba mbere kuyagomera. Hari idini ya Kristo, abakristo ntibakora icyaha. Hari idini y'abagatulika ntibakora ibyaha. Hari abaprotestani ntibakora icyaha. Hari abadivantiste ntibakora icyaha. Simvuga ngo ndagucira iteka, oya, ipimisha Bibiliya, pima imibereho yawe, wumva icyo Bibiliya ivuga, urebe yuko uri mutarago, mubyumve. Sijya ubaciraho iteka, sinkubwira ngo uve mu idini yawe cyangwa uyigumemo. Yipimisha Bibiliya, ntuyipimishe mpyisi. Nanjye ibyo nkubwira ndakubwira Bibiliya. Ipimisha Bibiliya. Pasitoro wawe umupimisha Bibiliya, we kuvuga ngo idini yanjye ni iya Bibiliya. Wese wawe umuntu mikorosikope ipima ikamenya amaraso arimo malariya n'atarimo malariya, uhaye umuntu mikorosikope atize kuyipimisha yamumarira iki? Ngiyo Mariya yamwica kandi afite igipimo gipima malariya, kuko atazi kuyikoresha, nk'uko abantu bapfanye Bibiliya mu madini yose. Ni mikorosikope batize gukoresha, none barayipfanye. Ubuvutse ubwa kabiri, umwana iyo avutse rero ni ngombwa ko yitwa izina rishya. Yitwa izina rishya. Ibyahishuriwe 2:17. Iryo zina hawe rishya nta wundi urimenya keretse uritanze n'urihawe. Izina rishya kuko ubaye mushya. Iryo zina rishya ntabwo ari izina buzina, ni imibereho mishya. Ukagira imibereho yindi, bati kanaka ntakiri wa wundi, Ubukobwa bwakwirukaga inyuma bukagaruka, ukabureba ukamukorwa. Ukakirukana kakagenda kakabwira abandi, bati uramenye ntuzamukurikira akiri wa wundi. Mama we, agakobwa kakiriye Yesu, ibihungu by'ibihomora byayaga, agakobwa kakareba kazitoka. Mama we, iyo wamaze kugira Yesu ubundi utandukana nabo. Abo mwafatanyaga kujya kwiba uti kwa Heri, abo mwafatanyaga kujya inama yo kurya ruswa muri leta, kwiba amafaranga ya leta, mwafatanyaga uti murabeho. Ati pu, urumva, ugahabwa izina rishya. Iryo zina byaba ari ikimenyetso cy'uko tujya tubona iyo umuntu yabatijwe bamwita izina rishya. Iryo ni izina buzina. Akitwa izina kandi akiri wa wundi. Kuki bamwita izina se buriya? Gushaka abayoboke. None se abatijwe wabarwa muri iryo torero, kugira ngo agira abayoboke be. Birababaje kwitwa izina utari waba ukwiriye kuryitwa, biteye agahinda. Byumve nawe, ukitwa umukiranutsi kandi ukiranirwa, ukitwa amazina y'abakiranutsi kandi udakiranuka. Intambwe ya 9,
intambwe ya 9 ubwo ngubwo wandikwa mu gitabo cy'abo umuryango w'Imana wo mu ijuru. Mu ijuru bafite uburyo bakora, ntibandika nk'uko twandika, ariko ubwo ujya mu gitabo cyo mu ijuru. Igitabo cy'Inyamirambo kirahari, icya Samuduha kirahari, ikiremera kirahari, ari abagatulika bahari, ari abaporoso, ari abadivandisiti. Itorero ryose rifite igitabo cyandikamo, tukandikwa mu bitabo by'ayo matorero yo muri iyi si, tutanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Kandi tukabwira abantu yuko turi mu nzira ijya kandi mu ijuru batakuzi. Intambwe ya 9 ukandikwa mu gitabo cy'umuryango w'Imana w'abiteguye gutaha ijuru. Ubwo si uramutse uguye ko no kugwa bibaho umuntu agasubira inyuma baragusiba mu gitabo barahita bacishamo akarongo. Icyo kibazo rwose nzagira umwanya wo kukibasubiza. Icyo gitabo wanditswemo izina ntirisibwa, ahubwo icyo cyaha ukoze cyandikwa imbere y'izina ryawe, kandi ukandikwa mu gitabo cy'urupfu. Hari igitabo cy'urupfu cy'abo ngabo basubiye inyuma, cyitwa igitabo cy'urupfu. Ariko ntiwandukurwe mu gitabo cy'ubugingo, ariko icyaha ukoze kikandikwa imbere y'izina ryawe, kuko Mwuka Wera bakigukurikiye wihana, hagahungurwa icyaha cyawe, izina rikaguma mu cy'ubugingo. Ariko wagiye no mu kiki, uri mu bitabo bibiri. Yesu igihe azagaruka rero, waba ufite ibyaha utihaniye biri imbere y'izina ryawe, nibwo wandukurwa mu gitabo cy'ubugingo ukaguma mu cy'urupfu. Waba warabyihaniye byose, nibwo wandukurwa mu gitabo cy'urupfu ukaguma mu cy'ubugingo. Yo ni gahunda y'ijuru. Kwihana pasite, kwihana umuntu, iyo ntambwe yo kwihana mu muntu bigenda bitewe no kujya kwa kapenetensiya kuba bikora. Apana, intumbi ijya kwa intumbi ikajya ku yindi ntumbi. Papa nawe ni intumbi, padiri ni intumbi, pasitoro ni intumbi. Intumbi igasanga indi ntumbi bakaganira, ukamwaka akaguha penetensiya, kandi nawe ari intumbi, nawe uri intumbi. Tugahera muri uwo mukino. Ubwo kwihana ni gute? Ntako kwihana ni ugusigaho. Kwihana Imana yemeye si ukujya kubwira abantu ibyaha, si ukurira, oya, sigaho. Imigani 28:13, hahirwa uwihana ibyaha bye akabireka. Si none kwihana ejo ukagikora, ukihana ejo ukagikora, uwo mukino Imana ntiwemera. Hari abajya bahagarara mu iteraniro by'abantu benshi akavuga ati ndihana ko nakoze ibi ngibi. None se abo bantu se ntibakuraho ibyaha? Bwira Imana icyaha wakoze, ahubwo ubibwira uwo wagikoreye. Imana yo ntibwira, urabizi. Iyo ugize utyo, iyo usanze uwo wahemukiye ukamubwira uti naraguhemukiye, mbabarira, ubwo ngubwo Imana nawe irakubabarira. Ntacyo Imana izi byose ibyo ukora, irareba imirimo yawe, irareba ibyo ukora, ikaba yakubabariye. Nta kindi ujya kuyibwira, yo ntibwirwa, nikubwira. Abo bantu se bo mu itorero urababwira, bari bazi ubundi yuko uri n'umukirisito, noneho kanaka twajyaga tumuta n'umukirisito, kumbe arihanye yakoze ishyano. Nabo ab'intege nke nabo bakikorera ibyaha, ahubwo ukabura batesheje. Abantu subabwira ko atari bo wakoreye icyaha, urababwira iki? N'ubusazi kujya kubwira abantu utahemukiye ngo narahemutse. Bibwira uwo wahemukiye, Imana yirabizi ko wabiretse. Nese pastor, nk'icyaha cyo gusambana, uwo wasambanyije mwasambanye ntabwo uba wamuhemukiye, ubwo wamusaba imbabazi gute kandi utamuhemukiye ko ababishaka nawe? Kwabimukoresheje.
yenda mwabifatanyije ntiyabishakaga niba mwabifatanije umusange umubwira uti sinkiri wa wundi nawe ndasaba Imana ngo igufashe usigeho nk'uko nasizeho sinzongera urabeho narahemutse nawe warahemutse mvuye mu buhemu ndagusaba nawe ngo uve mu buhemu niyihana nibye natihana si ibyawe wowe urangije umurimo wawe ariko mubwire kuko nutamubwira azagira ngo iteka ryose agire ngo uracyasambana ndetse aze kugucokoza ariko mubwire uti sinkiri wa wundi si ukukwanga twahemutse twasambanye nturi umugore wanjye nturi umugabo wanjye Imana yamfashije natsinze nabaye undi ndagusaba nawe ngo ube undi nikwe tugize abanyarwanda bameze batyo u Rwanda rwamera ruti bihana gutyo yego nukorerwa bihana mukuri batyo ukabwira leta uti leta naguhemukiye umfunge ngibi bifaranga nari nibye ngibi bifaranga ntabwo ibyo bintu byapfa koroha ibifaranga ntabwo byapfa kubireka iyo rero muri Yesu rero bidashoboka birashoboka iyo ni intambwe rero ya 9 ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo cyo mwijuru abantu bakandikwa mu byitorero muri iyi si mwijuru batanditsweyo sibo bazagenda Yesu akabwira ati sinigeze mbamenya nati ntabwo nigeze mbamenya ntabwo mbafite muri record yanjye nimuvaho ndi mwabivume mwe none se ko natangaga amafaranga nkiyiriza ubusa ati ntabwo nari nkuzi genda intambwe ya 10 rero umubatizo wo mu mazi menshi nk'uwo Yesu yabatijwe Yesu yabaye umuntu atsinda ubumuntu ntiyigeze akora icyaha abatizwa nta cyaha yakoze tukabatizwa tukikorera ibyaha amadini menshi atangwaga inzoga yatangiye kunywa inzoga umunsi w'umubatizo bakababenza baba si ukunywa inzoga si ugusinda umva pasiya biteye agahinda umunsi wo kubatizwa ngo babaye abandi ukaba umunsi wo gusinda bakenga amayoga ibintu bigacika ukaba umunsi mukuru w'isi koko neze pastor kunywa inzoga ni icyaha komeza uyinywe izakora akayoga kazagukubaganisha sha ujye gusambanya nyoko umva ko inzoga atari icyaha akantu gahumisha umuntu akajya gusambanya nyina agatuka shebuja kandi ari umutunze akayoga ngo karakubaganisha hari abavuga ngo ukora icyaha n'uwarushijwe ubwenge nako kakamuganza ariko wakaganjije ufite amaraso akomeye ngo nta kibazo hari abavuga ngo ufite amaraso akomeye ku buryo unywa ntukora amabi ngo ntacyo byaba bitwaye ntabwo ari icyaha ikigabo cy'igikenya cyamaze abantu kibakubita arasoma kamera kumugera mu bwonko akagenda adandabira nk'umwana w'igitambambuga yarazi kuvuga akavuga adedema bwa yabona imodoka ntayihungiye burya akayoga gakoresha ibintu by'amarorerwa n'ukuri akambara ubusa imbere y'abana be none se Nowa yazize iki akwambara ubusa hama akamuseka ntiyari yasinze bigatuma avuma umwana we none rero ngizwe intambwe 10 Imana inyuzamo umuntu tuzazisubiramo ubutaha ibibazo bibazwe rwose tuzabitegura ngize intambwe umuntu anyuramo ajya ku Mana nta zindi niba hari akabazo wabaza wakabaza tugereje aho ngizwe intambwe 10 kugeza ubu ndumva nanyuzwe n'ibyo mwatwigishije ahubwo nakangurira abadukurikira yuko ibibazo bafite babyandika muri comment hanyuma tukazabizana ku buryo buteguye mukabafasha kubisubiza
n'ibindi byose tuzagenda tugeraho muri ubwo buryo. urakoze. reka dushime Imana iyo yatugiriye ubuntu nk'ubu ngubu tukagira icyo tumenya. abatari babizi mumenye uburyo umuntu ajya ku Mana akazurwa akavuka ubwa kabiri. Mana igira neza, turagushimye cyane. iki cyicaro Nyagasani twarakigutuye, ukibera umuyobozi n'umwigisha. Satani azana ibizira byinshi bitubuza kumenya, bitubuza guha Bibiliya umwanya tukayisoma by'urumamo. uturinde Mwami Imana gukunda ijambo ryawe by'urumamo, turikunde mu kuri kose bitari mu magambo gusa. tugushimiye izi ntambwe uduhe kuzifata mu bwonko bwacu ngo tumenye yuko dukizwa n'ubuntu. ubuntu tubwakire tubyambarije mu izina rya Yesu. Amina ndi amina.